Niyemeje kubagezaho ibirari by'insigamigani, ibirari by'amateka byo mu muco nyarwanda. Muri aka kanya tugiye kureba igitekerezo Binego bya Kajumba. Binego bya Kajumba mwene Ryangombe rya Babenga mwene Nyundo yabayeho akora ari umwana w'igihangange cyane. Ubwo buhanga bwe ntibwagombaga kwihishira. Uyu Binego bya Kajumba yakomeje kwibera aho iwabo, ariko akomeza no kugenda agaragaza amatwara adasanzwe. Ayo matwara n'ubuhangange bitishiriye cyangwa ngo bihere, yabigaragarije mu bintu bitandukanye. Reka se umubyara Ryangombe rya Babenga mwene Nyundo azabyukana umuhigo. Yari asanzwe azobereye muri uwo mwuga. Yambika impigi ze zarimo iyitwa uruciye munsi ntamenya ikiruri imbere, bakosha badakannye n'izindi. Ariko akora no ku muhigi we Nyarwambari ngo bajye guhiga. Nyiraryangombe, nyina wa Ryangombe, akaba yari yarose inyamaswa z'amayobera muri uwo muhigo, zirimo urukwavu rutagira ishyira ku murizo n'impongo y'impenebere y'umwihariko, zigasorezwa n'imbogo y'ihembe rimwe yigize inguge mu ishyamba. Ngo yari yanarose umukobwa wari wuhiriwe mu ishyamba kubera gutwara inda y'indaro. Uwo mukecuru kandi ngo yari karose, agakabya inzozi byahebuje, kuko ibyo yarotaga nta kitarashobokaga. Icyo gitondo yinginga umuhungu we ngo asubike umuhigo, ariko undi aramunanira. Agera n'ubwo atambika umweko we mu bikingi by'amarembo ngo atahe arenga, kuko cyaziraga. Biranga biba iby'ubusa, asimbuka urugo aragenda, yanga kumva impanuro. Nyiraryangombe muri bwa buhanuzi bwe n'agahinda kenshi ati: "Mwana wanjye, ururenze ururenze." Na Nyarwambari umuhigi we ashyiraho akati, undi aranga agenda. Yewe yenda nawe kumutera icumu, undi aramuhunga. Burya ngo amatwi arimo urupfu ntiyumva, kandi ngo yamwanga kumva ntiyanze kubona. Yarahuruye arahutera no mu ishyamba rya Rurengamiganyiro. Arahiga, yajya kuvumbura akivumburira za nyamaswa z'amayobera nyina yamubwiye. Birumvikana ko kuzica bitashobokaga, kuko ari impiri. Icumu n'ibindi bikoresho byose bageragezaga kuzicisha ngo byifungiraga mu biganza. Yaje kuyobera kuri wa mugore wari warohewe mu iryo shyamba, abonye akotsi gacumba. Agezeyo bigira mu by'urukundo, dore ko ngo uwayobye atayoba ari we. Asize umuhigi we mu muhigo ngo navumbura inyamaswa y'inkazi amubwire. Ntibyatinze umuhigi we Nyamwambari yavumbuye imbogo y'ihembe rimwe, ayishomoreza za mpigi ze zose. Yoherejeyo yose akabona inzogera irirenga. Abonye ko bikomeye, imbogo imaze kuzitsemba, ajya gutabaza sebuja. Mu kuza umuheto ngo ayikubite umwambi, ya mbogo irawugarama. Ageze ngo ateye icumu,
iramukunkumura, imurahira aho bavoma nk'uko nyina yari yabimubwiye, imutendeka mu giti cy'umuko ari wo murinzi. Irya mukuru riratinda ntirihera, kandi irya mukuru rishe muribonye. Nyarwambari nta kindi yari gukora, yahagaze ku karubanda aratabaza, aka karyango